Reka tuze kutangira tuguha ikaze ariko uraza kubanza kamera mukore mu muhogo gatoya cyane. Murakoze. Yitwa yawe El Shaddai Jehova Rafa ari kumwe natwe twese. Yes, hanyuma benshi bakuzi kuri Kadogo ariko amazina yawe ninde? Nitwa Byiringiro Eric niyo mazina yanjye nyakuri. Kadogo na Gaserno. Yeah. Eric ndagize kutubwira ho gatoya. Eric ni muntu ki? Mbega hari umuntu ushaka kuba kubona kuri podium akubona muri healing nazi uri muntu ki? Mwibwire ho gatoya. Ni umusore turashaka ingaragu ndi umunyeshuri nka ndi umuramyi ndakishijwe. Ya nkunda Imana. Umaze igihe kingana gute muri healing worship team? Imyaka 10. Imyaka 10 ni myinshi uyobora indirimbo ese nta rindi tsinda ryaba ryarakubwiye ati ngwino urabona umaze gukomera umaze kugira izina rikomeye cyangwa abandi bantu bashatse nko kuguha amafaranga bagutware niba byarigeze ko baba baragoye nk'amafaranga ngahe? Amafaranga yose nyavuga ariko byarabaye ariko buriya ahantu watangiriye agatuma umenyekana n'amatsinda akakumenya ntago wahemuka ku minota wa nyuma ngo ugende byabayeho ariko mfata umwanzuro kugumana nabo twatangiranye. Uri mu bantu bafatiye runini healing worship team ubyakira gute cyangwa se ubifata gute kuri wowe uyobora indirimbo nyinshi abantu batandukanye bakunda uburyo uririmbamo byakira gute ubifata gute bivuze iki kuri wowe? Ntekereza ko ari Imana biranezeza bikanshimisha ngashima Imana ku cyizere yangiriye kugira ngo ingabire uwo murimo. Nihe ndirimbo ya healing worship team navuga yuko ufata nkaho ariyo yagukuye ku rwego rumwe ikagushira ku rundi hari ryari iyo ndirimbo niye? Ni sinibuka neza umwaka ariko ni vol ya mbere tugitangira gukora indirimbo y'igiswahili yitwa Yakije niyo natangiriye kuririmba ya abantu barayikunda nicyo gihe numva iyo ndirimbo niyo natangiriye ntangira kuririmba. Nk'umusore urebwa n'abakobwa benshi uhagarara imbere y'abantu cyane ndagize kutubwira challenge z'abakobwa uhura nazo uzitsinda gute ese ufite umukobwa mukundana cyangwa? Ibyo byose iyo usenga Imana iragufasha duhura n'abakristo ntago nyamura ariko se nago bakunda abasore bakunda abasore ariko mu buryo bwiza buhesheje Imana icyubahiro kandi nta mufiance mfite. Ndagize kutubwira nk'ikintu gishobora kuba cyarakubayeho hagati yawe n'umukobwa utaribuze kutubwira kikakutacinga cyangwa se ukaza kugikwepa wagikwepye gute hari ryari? Ntacyo ntagihari ariko ubutaha byenda bishobora kuba byarabaye ariko ntabyibuka ariko ubutaha nidura nzakikubwira. Kadogo ukora repetition zingana gute? Biterwa mbyuka ndirimba mu gitondo mu rugo sinya nsigaye kuteri zora mu mufuka mpora numva indirimbo mbese mpora muri practice. Hanyuma healing worship team ubarizwamo bagiye kwerekeza muri Kenya bimeze gute? Turiteguye ama practice tuzatangira kuva ejo tunasenga Imana kugira ngo izadufashe mbese turabyiteguye kandi twizeye Imana ko izabikora. Waba ufite inzozi zo kuzakora nka carrière solo? Imana izabishishura ariko kugeza ubu nkanjye ntago biraza. Hari nk'indirimbo waba waranditse imwe? Ndazandika. Baza kwituririmbiraho? Ntago ndayishyira muri melody ariko narayanditse. Teganya kuzayisohora ryari? Igihe Imana izanyemera ko nkora njyenyine. Okay, ndagize kuturimbiraho gatoya hanyuma ugene icyo ubwira abantu badukurikiye hanyuma tugane ku musozo. Ndasaba abantu badukurikiye kugira ngo bakomeze bashigikire umuziki wa gospel badahari gukora twenyine ntago byaba ari byiza ariko iyo bakomeze kudutera imbaraga natwe bidutera imbaraga zo gukomeza gukora. Okay, twagiye noneho sasa. Wasezeranyije Sara kumuha umwana w'umuhungu nukuri mwami warabikoze ubutaha tugomba kuzakora na featuring hanyuma nkwibutse gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu jewe ndacyari byishimo espoir amahoro y'Imana abane nawe. Sawa.
thank you man. Sawa,